abakobwa shahu n'abacuye ubu ngewe icumbi ndyishuraga 10 iyi ni inshuro ya 10 nishura nyiri icumbi shahari kunshaka ngo muhereze ikitwa ibiceri nta n'agaceri k'10 nyiraceri yayaciyeho arangije nawe ahita acaho ndumvaga ibigeragezo sikaranda ariko kuri ngewe biraranda basi urebye kuri iyi ndari hinda zidanduye zidagadura zirya dance disuku ndeba nta na desa ndarandira nunyiti dage nabuze indazi narwaye n'indege kuradera dadi yarayandishe none niye mudomo ngari buye rinda rwose nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $10,000 kugira ngo ndebe ni wowe ndora nkabindembe Daniza afite madame ariko ngo kuri wowe yabindaye arinda nge mbona uri diyama mama yise yitaba Imana kandi ari wamfashaga yangane nge nigeze gukundaho umukobwa yego. Hey guys, my name is Nobi Dreams nk'ibisanzwe. This is MTV. Niba waragoswe kanda subscribe, I told you that. Man, waragoswe pe byanyabyo kandi iyi ni channel igiye kuginyura ibintu bitandukanye kandi bimeze neza. My name is Nobi Dreams. Ndi kumwe n'umusananga n'umushyitsi wacu twatumiye kuri MTV. Ndakeka mwagize mumubona ku biganiro bigiye bitandukanye, but right now twamuzanye kuri TV yacu. Kano kanya nakubwira ikintu kimwe cyonyine. Uyu muhungu afite impano zigiye zitandukanye. Yava umukomediye, yava umupoetiste, ni ibintu bitandukanye afite kandi byiza kurushaho. Bro, bimeze bite? Ni sawa. Igireze mic yawe. Meze neza nta kibazo. Umeze neza. Ko ukonjeza? Oya ntabwo nkonje kabisa. Nende kweri cyo kiza kaboko mu mufuka. Ubundi iyo kari muri uyu mufuka nago kakwiba. Ariko iyo ngiye gukora nkakuragamo. Ugiye gukora iki mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe si buri kintu cyose ariko hatarimo kwiba no kwica. So bakwita gute rero? Mazina yanjye nyine ni yayandi nitwa boyfriend Parick. Ndi umuhungu w'umuhanga ho bahunga sinjya mpunganega impanga umuhangara murenze impinga sinjya mpunga muhahaga nubwo butahari nkatoye. Oh my god. Ninge muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwisumwere nta bimwira nta numwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninge mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe ama imwe kwitama. Oh my god, gira gutya bro. Rumagura muzi? Ndamuzi. Uramuzi? Cyane. Umuzi iki? N'umusizi. Kandi nawe ndi kumva umusizi mwiza. Byahataye. So bivuze iki rero? Rumaga hageze anga tumushimira cyane 100%, sibyo? So umuzi usumuhanga cyane byahataye. Kandi kumva ko nawe ufite inzozi zo gukina mu kirenge muke. Yes. Kano kanya Rumaga uri kundeba uyu muhungu ndakwinjiza nuze kumurenza amaso. So murugo niye? Ni Burera. Yego. Murenge tubwire Kagari n'umudugudu. Murenge no wa Ruhunde, Akagari na Kagatare, umudugudu no wa Gatete nkubwire n'isibo. N'isibo tubwire dutema. Ni ubutwari. Isibo ni ubutwari nawe uri ntwari cyane. Ogera kabisa. Yego. So rero abantu bakuzi ngiye cyo no kubishize nkubona kubonyaga ufishiza akaboko mu mufuka ariko tubwiye impamvu no kugira ngo katiba. Ni mu rugo rwego kabisa. Muri make ugakuyemo kakwiba. None subu ngubu karamutse kare ariko uzi ko ari igihe umuntu abyukana umwaku ku buryo waba uri kugenda kwa kundi nko mwisoko abantu baba babyigana ukisanga gakoze kwinunza nko kwishakoshi y'abandi utakigendereye bakavuga ngo ururuje ariko kari muno. None se kweri ishati kweri inkweto kweri ikabutura ni ibingibi gusa ngewe ngira utabeshye kabisa yewe hano hose uzambona nibingibi nzaba nambaye keretse Imana ninterera isari nanjye kangirira neza kavuga ngo akanyenyeri nikamurike. None se warize? Ubundi nize amashuri 3 yisumbuye. Ubwo ni troncome? Yego. Kubera iki? Ntabwo nagize ubundi ngiye nyiga
bundi inzozi zanjye zari kuzajya muri boarding kubera yuko abantu bajyaga muri boarding bazaga bafite agasuku basa neza. Mu gihe ngewe mu cyaro nakundaga gutereka amaga n'imyate kugira ngo nzagenda kubita umugeri gubabaza. Nuko ndabiharanira ngo nanjye nge muri boarding nzazi nsa neza, ariko nyine nza no gutsinda tronkome, ariko nyine umunsi nari kujya ku ishuri bari banyurije kwiga aho bita Buyoga Technical Secondary School, urumva ngo ni muri Rulindo. Yes, ngo nyine byarahuriranye, mama yahise yitaba Imana kandi ari we wamfashaga. Birangirira aho rero. None papa uramufite? Yego. Murabana? Turabana. Hari ikintu akumariye? Nawe ntago yibashije kubera ko ari mu zabukuru. Uri umwana wa kangahe wanyu? Wa karindwi. Uri wa nyuma uri ucura? Ruwa mbanziriza wa nyuma. Yego. Okay, ikintu nzi ni uko Imana ikora kandi irakuzi, sibyo? Nanjye ndabyizi. Kandi komera mu kumpano yawe ufite kano kanya, sibyo? Murakuzi. Ndakubwiza ukuri ko izakugeza kure kandi ubyumve. Hari icyizere gikomeye cyane. Kano kanya ndamye neza ko iki kiganiro cyaza kurebwa n'abantu maybe ko bataraba ari benshi pe, sibyo? Wowe uraza kwireba, ndakwingiza ikintu kimwe ngiye gusaba. Harya bambwiye ngo witwa boyfriend Parick. Nabwo ko turaza gupininga nimero ya boyfriend Parick kuri comment, and then niba udashoboye kuza kuba wamufasha, sibyo? Ndagusaba kugira ngo uze gukora share iki kiganiro. Nta kindi ndaza gusaba, ugire uruhare kugira ngo uyu mugabo ndetse umusore abashe kugera kure hashoboka. Ushobora kutamuha amafaranga ariko ugasharinga, wamara gusharinga ejo bundi ugasanga impano ye iramukujije, agize icyo ageraho, nawe atangiye gufasha abari hasi. Guys, try to listen me. Mugerageze kunyumva kabisa. Ngiye umutipe mureba bwa mbere ntago nababeshya. Emotion zamfashe, nafashwe na emotion zitandukanye kuko narebye umuntu ufite impano nk'ingi ubaye ahantu nkanga, ndabona ko hari abantu benshi cyane. MTV rero ikintu yihaye nta kindi no kugira ngo tubashe gufasha abantu badafite aho bahagera. Kano kanya hari abantu bavuka byarakunze, ariko boyfriend Parick ntabwo akatigeze ahirwa n'ubuzima. Niko nicyo kintu cyonyine navuga. Gusa igihe hari ni kimwe cyonyine, wowe nkurikiye, wowe uri kundeba, ndakwinze fatwa n'amarangamutima nkuko nanjye yamfashe, ugira icyo wamufasha kano kanya. Nakubwiye niba utabona amafaranga umwohereza kuri mobile money birashoboka, ariko wakora share cyangwa postinga kuri status yawe. Izo views ziri kugaragara, abantu bari kureba, viewers uri kubona, baraza kugira icyo bakora kuri we, birashoboka. Nakubwiye ngo niba utamuha amafaranga ariko impano afite byonyine yamugaragaza. Hari ikindi gisigo ufite Parick? Ndabifite byinshi cyane. Tubwiyemo ikindi kimwe nta kibazo. Abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri, tukabonaho n'ay'umuceri. Abakobwa batagira umuco bo ngo ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho, hanyuma ubundi bagacaho, congo zikaducikiraho, zigakecura zikaba nk'uduce, tukabura umuco duceri duca inshuro. Abakobwa shaho n'abacuye. Ubu ngewe icumbi ndyishuraga 10. Iyi ni inshuro ya 10 nishura. Nyiri icumbi shahari kunshaka ngo muhereze ikitwa ibiceri. Nta n'agaceri k'10. Nyiraceri yayaciyeho, arangije nawe ahita acaho. Ubu kwa Mucoma sinahaca. Ngewe gicucu mu gace. Abakobwa shaho n'abacuye. Uretse kuba meze nk'injiji, na n'ubu ndacyari mu rujijo. Jeannette wanyita Joriji ngo ndi umujene utagira ijana, cyama nkazibonera ijuru. Hari uwo muzarira umukaro musange yarariye amakare. Abakobwa namwe abakazi abakubita kuma ku kaboko, mubura uko mufata agakoni, mubura uko mufata agakwi. Igihe muri mu gikoni ategeke kubukaro muburuka, mukaburuka kandi ari kaje. Abakobwa shaho muri abacuye. Mudutegeka kubagurira kari ngo kari n'urukundo, kumbi shaho no kudukura, ariko shaho muri abacuye.
ndumvaga ibigeragezo si karanda ariko kuri njyewe biraranda basi urebye kuri iyi ndari hinda zidanduye zidagadura zirya dance disuku ndeba nta na desa ndarandira nunyiti dage nabuze indazi narwaye n'indege kuri adera dadi yarayandishe none niye mudomo ngari buyidihe mpora nitangiye ritama unyite bitama karamata nangwa se matama Tereza wanyita umutubu nta n'amata ndata mu matama disi utabyita kuyatamwa ahubwo Tereza aratukana muri geto nta nagatara kandi mwana bro sisita ibingibi utabyitatara ahubwo ni turusitori abasani burya disi abasani ho rusanga ubisukira ubasesera mushaka kubaseseramo n'abasinzi n'abasambanyi basimburana kuri simbi sibyo gusa barasebanya basebeje maseru ba hafi y'abakristo ngo yasambanye na gasore umusore useka nk'isi hanone nasonuri kunseseka mu basani risubizwe risosoye sinabasanga abasani n'abasazi ibaza umusore w'umusani utazasengera isahani yasomaguriye hisosi ngayisige hagasabuni ayisigira isimati ubwo namusanga uri umusani sura suna ngusonere bosiki kositimu tayisonye nk'ikariso ya Suzana Sano ndetse na Isimbo wasato yisusura mu bisusungu susura igisongo mu gisambu harya ngura umusani nanjye mbo musani harewesha nuko mbusani na misi gisabu seka masara gasese ku amaso ndetse n'isura umwe wisukura ngo mure musanga musani sigaho kukura singira sida cyangwa usitare kuri sane saro umusirikara gusimbukane musirira n'umusesemura kurase wisange usipitaro ubwo busani budasengeye wisange busigaye busani imbaraga niserguraga munsi y'umusego n'amesa ubwo ngubwo nyine nagenda avugaho muri make mvuze bitatu icyo cyanyuma cyitwa abasani mfite byinshi. Oh my god ladies and gentlemen, try to listen me. Genda komeza mvuga ijambo rimwe nababwiye. This guy has a talent. Boyfriend cyakoze iyo kimwe cyonyine nta kibazo. Ese iyo wicaye wandika ibi bintu mukwanzu ubikora gute bigenda gute? Ubundi ngewe akenshi ibintu nandika ni ibintu biba biri kumbaho nangwa se nkabona byabaye nko kuri inshuti wawe nkabona mbese muri society yongize icyo mbona mbese kikankora ku mutima mitanyandika. Yego none muri make wifuza iki mu buzima bwawe? Iki kintu wifuza mu buzima zawe umurota nuko uzagera kuri nkabona nanjye hari ahantu bimaye amafaranga nkaba nagura utwenda twiza mbese nkagura n'urumodoka nanjye nkaruviringa nk'abandi. Oh my god, that's interesting. Ikintu cyane abantu barambwiraga ngo birashoboka totally. Ujya usenga Parick? Ndasengaga. Senga mu yedini? Ndi umwadeperi. So ikintu kimwe nkeneye ni kimwe cyonyine nta kibazo ni ukwizera Imana. Yego wamara kwizera Imana yes ukizera impano yawe ukabikora bya kinyamwuga. Hari ikisigo wasije uvuga ku bakobwa ngira ngo tubwireho story gato ya kugira ngo cyandike byagenze gute byari bimeze bite? Ubundi yigereze mikoro yes. Kanongere nyisubiremo. Yego kabisa. Abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tukabonaho nayo umuceri. Abakobwa batagira umucobo ngo ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho congo zikaducikiraho zikakecura zikaba nk'ubuce tukabura umuceri duca inshuro. Ubu ngewe icumbi ndyishuraga 10 iyi ni inshuro ya 10 nishura nyiri icumbi shahari kunshaka ngo muhereze icyitwa ibiceri nta n'agaceri k'10 nyiraceri yayaciyeho arangije nawe ahitacaho. Ubu kwa mucoma sinahaca ni ngewe gicucu mu gace abakobwa shahu n'abacuyi uretse ko bameze nk'injiji na n'ubu ndacyari mu rujisho. Jeannette wanyita George ngo ndi umujene utagira ijana icyama nkazibonera ijuru. Hari uwo muzarira ubukaro musange yarariye amakare abakobwa namwe abakaze abakubita kuma ku kaboko mubura uko mufata agakoni mubura uko mufata n'agakwigiye muri mu gikoni ategeke ko ubukaro bwose muburuka kandi mukaburuka rikashi mudutegeka kubagurira kari kumbi shawu no kudukura ariko shawu muri abacu n'abacuyi. No kuvuga ngo rero ngiye nigeze gukundaho umukobwa yego ankorera ibyo byose byanditse umwongumwe yarabigukoreye. Yego ku buryo hari umukobwa nyine nawe yahise anyita George. Ndabyumva. Nagiye kugerageza nyine kumukunda
anyita Jeune George nyine kubera yuko nubundi nyine nta kintu narindiho nubundi ubwo nyiraceri yari yarayaciyeho yose arangije nago yarazimpani kurimo ntago mbizi ubwo ngo hano kanya umukobwa nabona iki kiganiro ngenda mututse kumutuka tuyihangane tu ntago ari umwana mwiza ndamututse ntago ari umwana mwiza yaramemukiye byo yaragwimukiye kandi ntago azi ikikurimo kano kanya hari igihe wenda ejo hazaza ni heza I told you nanjye nyine mfite icyizere ejo ni heza trust me bro yego ngiye nyizera kano kanya okay ikintu cyambere nabonye ufite ubuhanga pe sibyo nkubona ntago nabonye ikiganiro kirekire sibyo yego nakibonye kuri channel yitwa Sasoji and shout out to him kubera abonye impano bwa mbere no hambere ari koze ikiganiro yego aho uri kano kanya uri kureba iki kiganiro ufite MBs ufite megabytes zo kuba wareba iki kiganiro this guy afite ikibazo arahangayitse ntago yize asoza amashuri ye ibyo byose ari kuko ntago ari ibintu yize it's a talent yego so try to get him bro mugerageze kumwumva sibyo so Parick rero karame ufite imyaka ingahe 21 none se ubonye amahirwe gusubira ku ishuri wasubirayo keretse nize kuviringura imodoka gushaka perime muri make yego barabyumva barabizi nze ko babimenye so nanone cyangwa mwiga kuzaza ndakamera urakamera nkatunganya na za video urashaka kuba umuntu uri hari inyuma ya kamera bita Muhire tunamusuhuza nabyo ntacyo byaba bitwaye pe kuko mbonaga ari byiza ikintu cyambere tugiye kwitaho kano kanya n'impano yawe kandi akubwiza kuri kizakugeza kuri murakoze ndagira ngo rero dukubite akandi kantu dusoza tugana ku musozo ukadukubite niturangiza nkubwire ibya nyuma twitahire hari igisigo rero nakoreye Linda Priya mumfashije mwazakimugezaho Linda Priya umunyarwanda cyangwa umuhinde n'umunyarwanda okay ukina ama movie ndamuzi Linda Priya Linda rwose nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $10,000 kugira ngo ndebe ni wowe ndora nkabindembe Daniza afite madame ariko ngo kuri wowe yabindaya Linda nge mbona uri diyama ibaze ko Diamond Dar es Salaam na Dodoma diriga diridiri buruko diriga dance zina Linda sharindi yabuze ukuntu ro wa danje Linda Priya mama bambe icyama umupeso wo kugupesa ukamapase kugapiza nkabona pisi kwisi hose ni wowe misi wisi muri Espanye ni wowe posta mbega isurira supesha ayisuwe yuko suku gusiga ho rusizi ho bamaze gusinya karuko bamasa ari wowe sizita wa Yesu mbega Linda Priya mama Linda Priya ukwiye kubyinwa mu mbyino zibyini byiza byose byinshi byiza byera nibibi byawe Linda uribye ariko ngewe nkwiseterebye mbega Linda Priya Linda ni wowe utera abapipo gupapa Parick nkuhaye ipeti pe ni nawe ari mwiperereza kuri papi yasinyira amapera niba mudapanga kubera kaguhoza post papa ni pasiteri ariko ngari bubipirate ni wowe umuha pisi na power ngo yanagupesa kandi nubipinge nanjye Parick ndamutse ndi padi ruba hafi y'abeperesikopi nabipirata niyo waba warahawe metagatipe kaguhaye meta ngewe nagatera papu nagupapa niyo polisi yazana pisitora ntagupapa nayo twapereka ndi kugutwara Panama Linda Priya mama bambe Linda Priya mama bambe Linda Priya niyo aza polisi try to get that bro try to get him I beg you man genda basabye kabisa so this guy turi kugana ku musozo ndabizi ko muri comment section mubari muzi kwandika ibintu mwabonye muzi kwandika ibintu mwumvise bro sibyo ndakwingize icyo utakora cyose niyo nabwiye niba udafite ubushobozi bwo gutanga amafaranga kurabwe ko nambaye tripin ngarana yivuga man sibyo mugerageze mwebwe man mufashe please afite byinshi cyo kutubwira yego ntabwo twaganiye kuri story ye ubuzima bibayeho n'ukuntu byagenze ntabwo afite mama wawe sibyo abahungu murabizi ukuntu dukunda mama wacu ntabwo afite mama wawe right now ashaka kutubwira impamvu yabuze mama ukuntu byagenze n'icyamubayeho next time mumbabarire ndabingize man
So Parick rero karame kano kanya nyine ndabibona ko ubuzima butameze neza sibyo yego biragaragara kabisa yego ariko nongeye kubwira ikintu kimwe cyonyine trust izera Imana gusa nta kindi yego izera Imana ibindi byose bizagenda neza kanizera izabikora okay njye navuze byinshi rero gerageza ugira ikintu usaba abantu uri kureba muri ya kamera ugira icyo babwira and then after dusoza ikiganiro next time tushobora kuzongera tukagaruka birashoboka man. Ikintu nababwira nuko nyine mfite byinshi byo kubaha ariko nyine natababeshi sha nyine uko mubibona ni gutya pe yego ntago uvuga menshi ikintu cya mbere naragukundiye kigaragaza ko ni impano yawe ikindi gikurikiraho ntago ari scam man hari abantu bafata nka scam bro sibyo dusoza avuga nimero yawe uyisuremo inshuro ebyiri kandi witonze wishaka yifate turanayipininga muri comment section yeah 072 072 90 90 280 280 37 37 072 072 90 90 280 37 Yemi help ushobora no kumamagara ubwo ati komerezaho nabwiye nagufasha n'amafaranga bro na motivation zirafasha nose ufite channel imaze icyumweru creating imaze icyumweru kimwe yego ifite aba subscribers 100 nuko nyine naho bamfasha yitwa Boyfriend TV Rwanda okay bagakanda subscribe barabyumva totally yego okay that's byumvikana keto man nyine MTV show ikintu yashiriyeho nta kindi okay to be honest kwinjiza birashoboka sibyo kuko ibintu byose ukora muri uru Rwanda no muvuduko turiho dusheneye inyungu turakora kugira ngo tubone inyungu birashoboka aka none kubona inyungu wagize ikintu ukorera umuntu mugenzi wawe ikintu cya mbere gikenewe sibyo so niyo mpamvu rero Boyfriend mumfashe mujye kuri channel ye batwiye yitwa Boyfriend TV Rwanda Boyfriend TV Rwanda mujyeho mukore subscribe nakubwiye una amafaranga searchinga tunapininga hasi ugende ukore subscribe n'ibintu byoroshye cyane kabisa pe sibyo n'ibintu byoroshye gukora iki kintu niba udafite amafaranga birashoboka ko ntabwo bishoboka ko wahura n'ijana wahura na 500 this guy akeneye ubufasha bwanyu munyumve neza njye navuze menshi kandekeraho Boyfriend next time tuzahura kandi don't worry kabisa ntugire ikibazo ibintu byose biraza kumera neza Imana irabizi kandi irakumva tu so guys keep in touch my name is Nobi Dreams niyo mazina yanjye tuzahure next time mukore subscribe kuri MTV show ciao ciao